Kasuku ni yubaha ikiremwa nagazi kubaha ikiremwa nabyazi ntaga bizi Kasuku bamudukize kuko ari kutwangiza nta kintu ari kutubwira kizima. None se sinigeze kumva uvuga ngo yaragiye gufatira muri toilet. Toilette yabo yahari akunuza kuri office yabo hari Nyamirambo. Yagusanze muri toilette kiraki. Twari dusoje ikiganiro giye kuri toilette. Nibyo ri bwana kirakintu. Nari twari dusoje ikiganiro ngiye muri toilette negetse mbora Kasuku aranyinjiranye muri wese. Ajije gukora ibyo nkora nana manuye nuza aga complete nari nambaye kameze nk'agakanzu ka shokora. Namanura nisohokeye ngiye gukora mbona Kasuku aranyinjiranye. Ahita manura bura bucere bubukabutura. Agaheri kiwe atangira kungigira da. Njugira hejuru nabwo yatumva nkubwire. Ntago bino bintu byavamo nago byakunda. Muri ibaze. Kwana ni Nyagasozi muvuyeho. Muri wese. Rero ikibazo kiwe buriya kubona naravuze kuriya. Cyakubona narabivuze. Nahise nyine noneho ashaka kungira umusazi. Mbese muri make nibyo ari kugutokira. Thank you. Nabivugiye kuri live. Nabivugiye kuri live tubabwira abantu bacyumva ibyo Kasuku yashize kuri YouTube ye. Umuntu w'umugabo ufite ubwenge koko nimba yari tuvugisha ukuri nimba yari umuntu w'umugabo muzima ufite ubwenge wize nimba yaragiye mu yahangara akajya kubwira umusore ngo so na nyoko ngo basambane mu gihuru ngo asanga niyo mpamvu bakubwira niyo mpamvu udafite ubwenge ngayibaze nyenya nimba ari abantu bo kuri YouTube bagira ababyeyi babagira nawe umva icyo kintu Chris ngo muhamagare hari ibintu ntago numva ibintu Messi yuwe yuva yuko ikugusubiza kwe Messi kukubwira nabi kwe ari ukukubabariza ku mubyeyi kandi reka nkubwire uriya Keti Bashabene wavuze ngo umuntu gutuka akagutuka ku babyeyi ngabazi ngabakoze ibintu bya danje kabazi ko ari n'ubugoryi ubwo ngubwo nta nubwo bikigezweho ntabwo bikigezweho umubyeyi pe nimba ushaka kwangana na Jackie nkangana na Jackie atwe kujya kwinjira mu muryango Kasuku rwose kumubuza ibintu ngo by'imiryango rwose sha numva nkubwire ndavuga nta yindi ntwara cyandika muri comment nta yindi ntwara ntabwo bigezweho ibintu byo gutukana ku babyeyi ukagiye Kasuku nta yindi ntwara afite sibyo kwinjira umuntu urumva sibyo kwinjira umuntu akajya muri background yiwe urumva akagenda agafata story man buri umuntu wese urahanga nimunkurikirana buri munsi abazizi mwambwiye nimunkurikirana buri munsi ari yanjye y'ubuzima bwanjye ntimuyizi yigo pe ntimuyizi ntimuzi buri kimwe reka mbabwire buri umuntu navuga agahinda kiwe abashaka komorwa ibikomere kugira ngo amere neza akire kuba njye naravuze ibyanjye ntabwo bihereza abantu uburenganzira bwo kuza kubikinata bwo kuza kubikiniramo arega uko waba umeze kose ntabwo uko waba umeze kose nta burenganzira ufite bwo kuza gukinira ku buzima bwanjye njye ndi ikiremwa njye mfite amategeko andengera abantu basaburetse kugira ntabwo tugomba kurengana mwene Kagere Jackie oya mwese umurega Jackie wo kugira ngo mujye musubirikanya zasubirikanye nawe uzajya kumurega umusegeze mu gihugu azafata nanjye niko numva byahera muri Amerika kugira ngo mwirirwe mwese mutomarana amaze kubazengira ngenda mutotora n'ubundi navuyeyo n'ubundi ngenda kandi njye nabisoje namaze gutanga undi nk'umuntu uyoboye YouTube niba ari umuntu ngo ukore bubaza ashyizeho umuyobozi ugomba kumenya ibivugirwa kuri nabisoje wavuze nabi kwitwara nabi Kasuku bagahita bamubaniye imyaka afite ntago imwemerera kujya kuri social media mane Kasuku mana we reka njyewe ndi umunyarwandakazi ndi umunyarwanda ntago nta muntu n'umwe wemere kumuhotera kunkorera ibintu bibi kunyabuzinga kuza kunyiniraho muri background yanjye y'ubuzima bwanjye ntawe Jackie horere si wowe gusa yasebeje mwana mama abantu bose giruga tuko kumubona nijoro nta uburenganzira bwe buri muntu wese afite amategeko amurengera nawe ufite uburenganzira bwo kuza gukina ku buzima bw'umuntu isi yose arayisebye aho nta muntu adatuka nyine se atasebeje isi yose ayisebeje ubundi ni muntu kibundi ntabwo nari nzi ko muri inshuti none se atagiye ikiganiro namugaburiye ntabwo nabihakana namugaburiye rwose yarariye
yarariye rwose yarariye igihe kinini naramugabura igihe kinini cyane ahubwo ufite n'amafaranga wowe naramugaburiye nanisanga cyamugaburira nzahora nanamugaburira akiya mungu nzahora mugaburira kandi ubona ibintu wuzuza nka kiriya gifu cye kingana kuriya ahora ari kwirira sha muranakize da ni dani mureka yirire nibyo bimutunze gusebya abantu pe nta kindi kintu yakora nyine ni afite depression na depression afite hari ikindi kintu avuze pariyo nari mfite irimo irakira ahubwo warakize umeze neza yewe narakize man usoberuka kumva barumva nko kuri YouTube bashyiraho nk'umuntu wo kuri RIB ugenza ibikorwa by'abantu bakorera amahano kuri YouTube nk'uriya atangira gusebya abantu agahita amubaninga ariko umuntu ushinzwe ibintu nk'ibyo ngibyo arahari ahubwo sinzi ahantu ari none se kuki ntacyo akora urazagikora azagikora abapfuye barapfuye sha wamukane hari umuntu ukasuka azayobera bakimanika mu kagozi agahita akabyiza oya ariko ari kugenda agaciro nta muntu cyumva ibyiwe nta bantu batamuzi bazi ko ari abantu bagira imitima yoroshye utagira ngo Jack ashobora kubyumva akabyihanganira niko runaka yabifata akabyihanganira ntabwo umuntu wese apfa kubyihanganira ariko hakuze umuntu uvuga amagambo ameze kuriya ngo niba ngo abantu barahuriye mu gihurugu bakamubyara ngo ngare mavu ngo nta bwenge afite ngo niba imbwa za kanaka ngo oreva ngo imbwa za jihadi ngo kuna tuka jihadi mana mita numva ngize kuno nikundira cyane basi nta gishyashya uri kuvuga nta gihari urumva wicara ubizi ko nta gishyashya uri kuvuga nta gishyashya uri kuzana nta gihari uri kuvuga background y'umuntu aba yaratangaje mu buryo bwiza abantu benshi kabisa n'abawunyuzwa mu kinyamaswa kandi ibintu birahanirwa nacuri cyo we ku buryo utahanwa umunsi wawe n'umwe ngewe inama namugira nuko yabani YouTube ye akaba wazengereje abantu wabujana hanyuma agatungwa n'iki kubona tungwa nanjye unyobeyeho kabyara uranyereye akaba aruhutse akavuga ati kameze kaso naguhaye gasopo nakubwira ati zinaja kunyitondere naguhaye gasopo inshuro nyinshi kanizere kari kumva naricaye nguha gasopo ndicara nakubwira ati ngiye nguhaye gasopo konje kurwana nawe sasa reka dutangize intambara wabishatse ahubwo nge sinibaza impamvu nk'inzego za leta muravuga kamwamaza rubanda abantu bakamenya kasuku wari we ubushobozi bw'ibwire ndabushyire ku mayange dushaka umumenya natwe urumva ibyo bintu byajya kuza kuko ngo umuntu ngo mwakozanyijeho ugatangira ukamukomesha ishoka imusogote mu gisebe cyahashize cyangwa cy'igikomere afite icyo nabonye kuri aba YouTube rero nta gikomere ufite uzi ikintu namaze kubona kuri aba YouTube iyo musanzwe muziranye musanzwe mukorana hakagira nk'akantu gato mupfa dore ngo turakota abanyarwanda n'abanyarwanda aya kasuku nta kintu nziranyeho nawe kabisa nta na kimwe nziranyeho nawe none se mbere sike tuzwe muri inshuti reka abantu bose mbonana n'umuntu niba bivuze ko turi inshuti abanyarwanda basigaye barabaye tungaca n'umunyarwanda nanjye nafunguye cyane Jackie kudafungura YouTube cyo kibazo muri kasuku ndamwanga mani nukuri kw'Imana kandi mu byumva niwe wanyiyangishije kuri kw'Imana abantu bose baramuvuma nta muntu n'umwe umuvuga n'umucira kari urutega basi wenda yahishe isura yiwe akajya avuga tutazi azapfa yumve niko cyane na rusura rwe rukanga abana rumeze nk'urw'igitera mbaga abakobwa bagumirwa dore umugabo wasigaye ni bariya mushake nababwira iki turakwiyamye nabo twisabe yatwitira umugore mu nzu uriya yamubyara kumutwika urabira nibyo uri kutwifuriza zuzu ngo mwamaze none se kare abagabo basigaye bameze nkawe turakwisabye dutegereje abazavuka yewe sani danje ahubwo kasuku yakojeje agati mu ntozi nahagarareze umutondage hajya n'ingwe n'intare yashyira igisingwe nahamwe hamwe
Ngiye kwirebera amakuru y'Imana yapana ibihimbano bye. Ngemba mpita mvuga nibundi kajya gushaka songa bugari njye ngura amayinite ubundi. Waba we umva akamega ngiye gahoraho. Njyewe dufite umuturanyi hano uhora afunguye wifi yewe namwibye password n'ukwicara. Njyewe Jackie narikirijwe ku mutima wanjye downloading. Nabaye numva narakijijwe pe. Ariko warakijijwe muri mudumbi. Hari aho agakiza kagarukira ntago umuntu yazajya ngendereza rimwe kabiri gatatu mu gihe cece. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo tuje kureba agakiza kagarukira wowe kabyaramo. Sinzamutuka nkuko atuka abantu yirwa bandagaza bamara. None hano ndabona hari umuntu uje kwiteza rubanda. Uyu muntu bari maka babarira sinshaka kukuboroka wikandika uyu muntu ngo witwa MacBook. Niba mvuga ko akunda agasuku nazira mvugo ze nyandagazi urumva nyine uyu yahise agaragaza mu mutwe ubwo uko hatokowe ni mu mwihorere mu mureke undi umuntu iyo umuhateshe nta kibazo bamukunde nababwira iki ariko nibyo nabwira Cassandra dore abagabo basigaye nabo bashyigikira ndakwiyamye nzobe mbi amahoro Sandra baguhonda oya nazamuka tubwire ukuntu yitabana nuko ashyiraho kazi uko ngira inka zacu zicitse amabere ntabwo cyahagarara cyahamara kabiri gisa cyihorere ni cyiza gishyiraho kamera kitubwire ariko wowe kidasobanura ariko ukareba umuntu ntabwo cyayashyiraho turamuzi nawe jyaho tukumenye utwibwire yegura Asa ko ari umuvugizi wa Kasi naringiye kuva kuri live na borot umuntu ariko niko ni wenda mu borot anje bangaba njya mbaboroka nk'aba ajya banyiha muri konti ngewe kugira mbone nibyo nivugira ndakireka kaje kivuga nanje nkituka arasaza nsanze ataramfollowing ndamuboroka cyetse nsanze yaramfollowing siba comment ariko niyo wamfollow tamfollowing ukamvugaho gato ko mpagara nkagushingana ihembe agende Jackie natwihera amakuru Jackie azana ibimenyetso ibyo kuza tubwira agira twereke byose kuko nakasukara yamusebeje ntago dushaka kumva Hasoni urabona ngo jingo gasukara musebye none yo ngaraceceka ntago biba ibintu by'imeta Jackie yarabitweretse kuri kamera turabibona byararangiye naza n'ibindi bigaragara byararangiye ntago tukibyibuka erega undi yishaka kuzana background y'umuntu ukashaka no kwivangamo ibindi bintu ubutangiye gukoza gato nyine ari kuzana inkuru zashaje ari kuzana inkuru bakeneye kumva genda bundi mora nibaza kuri kasuku agira abana ndashaka kumenya ibintu bye nyine kese n'umubyari umugore se sibyo umugore we yaba musebya cyane naba nariye kuyura umugabo wanje umuntu uvuga amagambo y'imvugo nyandagazi akayavugira kuri kamera kandi yiyitiye ko ari igihugu kwicira mu nzu akagushinguramo nk'akazungu bira bintu ntabireke bira bintu ntago ari abanyamahanga bashobora kujya bumva avuga ngo u Rwanda ruvuga neza bakagira ngo n'u Rwanda rumutuma kuvuga ari amagambo cyangwa kugira ngo abanyarwanda twese niko tumeze turi abantu batagira discipline ntagende toshaka kumwamagana yakoze hari igihe gasuku ajya avuga ibintu biribyo ukumva abaye umugabo ejo ugahita wumva reka ari kuvugira igihugu cyacu aho ngaho ni haberaho ejo ukajya kuvugira igihugu cyacu ibindi bintu byakora kuvugira igihugu cyacu avuga amagambo y'urukozasoni none kuvugira igihugu utubaha ikiremwa muntu utubaha umunyarwanda ubundi kuvuga amagambo y'urukozasoni amagambo y'imvugo nyandagazi kuvugira igihugu uharabika abantu warabuje amahoro ari kubura kujya gusubiza uriya muhungu waje agasebya u Rwanda yitwa Chicken akaza yewe uriya Chicken sha kigande umunyarwanda Jackie nawe nagira icyo akora ntago byumvikana uhe ugira icyo ukora kuri uyu mugabo ngo ni kasuku oya cyo gukora cyo kirahari mwihore soni ndamwiteye kare kanze ndyame mu kanya ahubwo ndyame kare agende ari utuntu twatakaye mu mutwe badusubizemo niwe yaratakaje PS rero
namugira inama kujya gufata indi badusubizemo uko avugira u Rwanda yubahe n'abarurimo ko ndi umusazi mfite ibyangombwa byo kwa muganga kuki asubizanye n'umusazi nge ntabwo mvuga ko Gasuka avugira u Rwanda. Umuntu uvugira u Rwanda ni umuntu ugenda akaruhagararira akagaragaza umuco n'indangagaciro z'abanyarwanda. None se abanyarwanda tufite imvugo nyandagazi z'umuntu yakoreye ibintu yakoreye ibintu ankorera buri munsi ngewe ntabwo muba mubireba ibintu ari gukorera jihad. Ese uri muzima mako niba wumva udashoboye kuvugana natwe ngo uze natwe wahiye ugahira muri Nyabarongo nashyiremo nashyira na video ajye kuri kamera turebe ko gire itubwirane ko niri kwande ni igitera nese kuba uri kumutuka kandi bamuzamurisha uranze none se tumuza ariko yemwe ngaho vuga ako sabana wakagabo we uko akagabo we abana ndi bande Ese aburi kwitanga abana ese chicken ninde chicken kuko muri Uganda kuko muri Uganda sha karuse bya rusine karimba gutaba karimba karinda mutiba gutera Rwanda kameze nk'aka kitwa ni bari buke ni bari bike ni bari biki kare kasonga katemba kagiye gasebye u Rwanda mu gihugu none ari mu gihugu banza ari muri East Africa yose karimba katoba musaba kavuga ubusa umvanga bakwambwa beza ngo nabaharisha nimba turi ibipupe ubwo ngibikoga byo ni babi ngo muri ngo Kigali yerimba mike kinyabyatsi ngo Kigali ngo haracyari amazu y'ibyatsi uramukuntu uzuza sako umuntu nta bakobwa beza baba n'ukuntu uyuzuza simana kumwari urebe iburyo bwawe urebe Sandra urebe hejuru urebe Jackie akavuga ngo ndamuzi turi mu mahanga Jackie wenda muzi ni hoho asa na bike uyu mugabo nari gutereta abambe mbuzwa nyerera mu cyaro kagiye ariko ko n'umucyarubara umunaniro nkigira kuryamana nge n'ubusanzwe nkunda abagore bavuga neza mujye no mu video yanjye murareba nkunda kuvuga abagore neza rwose na abanyamutima mwiza kinyabupfura yatire kinembwe cyarura kuti yatire kinembwe dore yagarutse sinzi ukuntu byari bigenze ariko nabagiraga inama yo kuza mukina n'ibyo mukina nabyo kweri hanyuma si kibazo uri igiki inama ubatuka ngo se uturushije iki oya uturushije iki oya gatsindwa uturushije iki mani wa niba uvuze ngo musanze ego mugaga cyuri cyo hano atembya kuzakuza atembya rojo uyu muntu umaze kubona ku bwenge bwe bugerwa mu nkono izina rivuze iki izina ritagira uburere izina ritagira indangagaciro rivuze iki nawe wariyise buku kucyabe mu bisabo ariko wamana we niba muri fake account igendere nta kintu kirimo Jackie turize rwose izina ritagira ubumuntu uri igiki niba yanagutumye ndakwiyamira urabizi ariko utsimbuke ariko umuntu watoje kujya kuri TikTok niwe muntu wabahemukiye unsimbuke navuze ngo unsimbuke buryo izina ritagira uburere nta soni izina ritagira uburere nirigira indangagaciro ntigira umuntu iryo zina nayo mafaranga bivuze iki nta burere nta ndangagaciro ugira please okay MacBook ndakumva Sandra umeze neza umva nawe nta bintu byo kuzana amajoro kuba twaraje kuri TikTok nuko twayijeho kubera dukoresha telefone zacu dukoresha amamega yacu dukoresha iminwa yacu ntago tuza gukorera muzi yanyu cyangwa ku matara yanyu
rero ntushake kuza kurengera umuntu uza akatuka abantu bose b'igihugu ngo murakagira igihugu cyose ntabwo yaduturutsemo yirwa tuka igitsina cy'umugore ntabwo yakivukiyemo kivuga mu izina akivuga mu izina ngo kakikanye ko kakika ego banda abanyarwanda babuze wewe avuga ko Imana irihangana Imana iranarema pe none uri kuvuga umuntu ngo ntabwo tumuzi ntabwo tumuzi se aruta abashatse gusenya igihugu cyacu kandi perezida wacu akagira icyo abikoraho kansi uriya wirwa tuka abanyarwanda n'abanyarwandakazi avuga perezida his excellency yakumva ari amagambo byonyine gutesha agaciro igitsina ibaze ko ari wowe uriya muntu atuka ngo kakikanyo ibaze Imana nshaka kukubwira ni ikintu kimwe urumva uravuga amafaranga nta soni amafaranga ntabwo rero oya buretse uri kuza ugira nde inama uri kuza uvuga iki bivuga ko turi kumushuka kuko ibintu yakoze ntabwo buri muntu agira umusonga we kuza utuka umuntu uri kuza kuba kasuku nawe agatuka abantu ntabwo abantu ari ibi none se twege abantu bo ni ibipupe ku buryo bazabumva amafuti ye bagaceceka ibyo bintu harabizi ashyigikiye kasuku se umuntu uzana akavuga ngo ngenzi gukira ibintu buri wese afite ariko urwego uvuga ni iki gasuku ni iki muri iki gihugu ntabwo twamubuza abantu gasuku ni urundi rwego bamukunda ariko urundi rwego banamugire n'imuha ahubwo yarindegwe kusona mchaba niye kutumiza niye kutumiza kasuku ni iki muri iki gihugu kasuku ufite iki muri iki gihugu ni uruhe rwego uvuga amaziki ashinzwe iki atuma ryakugambira gasuku atunze urumanyi ngo nurundi rwego amaziki umwana wawe uri hano wamukure nukaza uvuga abantu bangana gutyo ngo turi kumwe cyo kimanyisibirema kutabe mu kibembe rweso twake kutya kumugambira ngaho ne wewe ko numva urakatangiye kuvuga mu zindi ndimi banumva bikabije ngo umuntu tuvugana nawe ngo nago tumuzi ni igiki ahubwo niyakira message tumutuma agenda agira inama kasuku uriya yavugaga ngo ari kugira inama abana agenda agira inama kasuku aha dore yabisora byanditse ngo umugabo ngo agira ate na kasuku ari mu bantu banaciriritse muri iki gihugu ari mu bantu baciriritse batagira indangagaciro batagira uburere batagira ubumuntu ari mu bantu baciriritse cyane muri iki gihugu mu bantu barezwe we yararezwe ni kuri abarera ni kuri abamureze umva we ntabwo ari comfortable ngo that's why yacecetse ese ninde wamufasha umunwa aryamanye na kasuku umuganga ese urabaryamanye umva ndashaka kumenya iyo umuntu navuze njye uzi umuntu ntinya kuri iyi si ntinya imana yonyine nicyo kintu numva ntekereza gutya nkavuga ni cyakoze imana iki kintu gishobora kungiraho ingaruka ariko umuntu uva amaraso noneho utagira indangagaciro utukana biriya bitutsi sharatukana arandagaza arasesereza yatubanza nawe ayinjije ubundi iyo uvuga ngo umuntu ngo afite ubushobozi wasanga erega nanjye inshuti yanjye nsanze bari kuyisebya nubwo yabikora amafuti ndayivugira wasanga ari inshuti ye ariko ubwo bushuti bwawe ntukabuzana ku bantu bababaye bifitiye akababaro kabo ubushobozi bwa kasuku bumariye icy'abanyarwanda njya mu nkunda kubwira abantu ngo hejuru y'umukire hari undi mukire no munsi y'umukene hari undi mukene ni umukire ku giti cye niba afite n'ubushobozi ndi ku giti cye nta cyama ariko umuntu arasetse ari gukina n'umuntu umuzi kuruta uko yize hari umuntu umenya undi kuruta uko we yiyizi ese umuntu we je buriya ibi bintu abanyarwanda bikure ku muntu azi undi kuruta uko we yiyizi terabwojo mwana wanjye ibi bintu mubyihorere maka byihorere ibyo bintu mubyihorere ari ibyawe ibyo byose ibyo bintu mubyihorere ibyo bintu mubyihorere kasuku se ni ribu cyakoze abantu baba bazi nk'amabanga yacu wenda bijyanye n'imitungo yacu ibiki ariko umuntu amenya ate na mama wanjye yansize ku isi kandi ntago nzi ibi bintu mubyihorere nta muntu umenya nta muntu ibyo bintu mubyihorere yo ibyo bintu mubyihorere ariko ye
ariko muranshimisha kabisa. Dore yikorera content zo guteka ari ku Rwanda. Ibyo bintu mubyihorere byo kubwira umuntu ngo azi ibyawe byose. Imana ni ibizi byawe byose. Iyo abamuzi bagiye kuri kamera ari kutwihera amafoto na video akareka kuvuga gusa. Uziko Zuzu n'umuntu mubana mu nzu atajya amenya ibyawe byose. Ariko abimenya ate? Ko na mama wakubyaye atakumenya abisha bajye babyibure. Na mama wakubyaye bamungana uziko atajya bimenya kanswe umutwe. Agakumenya. Nawe bibaza ukuntu uko mwamenyanye ukuze Jackie umuntu yashe kumenya ibyawe byose gute kandi mwaramenye ahubwo no kuba twaramenyanye nuko yancuruje. Ikindi azise ni igiki kiri kintu tuziranyeho ni igiki. Ibi bintu rero abantu muri social media yarakashwe none atangiye kunsara. Uyu muntu ari kumwe na Kasuku mu bigaragara namubwire babyihorere ibyo ntago ari ibyabo. Niba bashaka wamugana umuntu Kasuku bamurangire bamureke ajya akora content zo guteka no kurya ibya politiki ibyo gusesengura abivemo akore content zo guteka no kurya ibyo ntibyashoboye na ibyo kuzana mo politiki n'igihugu cyacu ibyo bintu nta igikazi kuri ngewe cyane rero ubwoba ko ntacyo pe ubuse ni iki kereka niba warisha abanaze naho wabashyinguye ibyo nibyo byakwicisha rya Yesu naho nta kindi kintu ntekereza ko umuntu ashobora kuba akuzeho cyakurimbura ni igiki Imana izaturimbura yonyine dore munanditse ngo ibyanzi natwe turabizi nabigumane turabizi yegora exactly merci yego ibyazi natwe turabizi nabyigumanira ngo message iri kuvanga Arizona anti Jackie ubwawe yakugaburiye Toma nyira umva reka nkubwire uyu muntu ari kumwe na Kasuku umwana binamusuma binamureba ibyo bindeba none se turabiyoye ko afite timu ye nyine arayigira agomba kugira agatsiko kiwe nyine abari kumwe nako agomba kukagira nkuko nanjye ngomba kuba mfite timu itamvaho narinda nanabambwa reka tumuhe message we Kasuku icara kuri kamera utwereka amafoto na video biriya byose turabizi nta kintu gishiri kutubwira views zabuze tuzanira amafoto na video natwe turazana ayo mafoto na video kumenyetso kubimenyetso ndashana bizana we ibyo bintu yigize agenda yinjira mu miryango y'abana ajya gutabururayo n'ibyatabitswe ariko we natwe turabizana niba ari ibyo akeneye ongeraho by'ibinyoma nono iyo yabuze ikintu avuga niyo yabuze ikimenyetso aragenda agahimba cyane pe ngiye nabanje kuguhereza Kasuku naguhaye kasopu nakubwira ati ndakwiyamye umveho umva maka umveho ndakubujije Zuzu muboroke uyu muntu muboroke reka muboroke ndakubujije ugutangiye kunyandikaho oya muboroke nawe ntacyo ari kudufasha ari kudufasha rwose ibintu byo kunyandika byihore ntabwo ari ibyawe ndabubujije urumva ibintu byo kunyandika kuza gushyiraho abantu urusyo kuza avuga ngo abantu ngo bafungwe we kadafungwa n'ibyaha akora buri munsi impamvu adafungwa bo Kasuku sinzi impamvu adafungwa n'amagambo y'urukozasoni amuva mu kanwa atuma urubyiruko rwigana amagambo y'imvugo nyandagaza avuga sinzi impamvu bura nari bitanye arimo arangiza urubyiruko ari kwangiza abanyarwanda Kasuku ari gukora iki ko nta kintu hari amagambo urubyiruko rugero yasubiramo koko rukayavuga urumva bira bintu bizaje urubyiruko rugero ko ari amagambo asanzwe adateye ikibazo adateye isoni bajye bayavuga no mu ruhame abuze ko ari byo arakenya akumbuye views zanjye afite inzara yabaye igikara bwana nibyo akeneye rwose umuntu wabyaye uriya ntagaseke data listen imagine ubusa bwa Kasuku mumva asa nk'iriheto birigaragaza bugufi bwe n'ubunini bwiwe ntago ari ngo turivuge nk'izina ahubwo Jackie wa mugani ngo bari bacakiranye niwe ruhago ubundi se Jackie ubundi yari kugutwara iki buri afite akantu yari kugukoresha uni kariyengeye mwiriya nda banza ari gushyiramo kuri akuboko cyane rukoko nta kintu afite rwose nta cyo ifitiye cyarahenengeye karashize
agatsindwa n'uwiteka nazangwaho yo gakubitwa n'inkuba po ndakuvumye nagenda guhana ikintu kintangaza ni uburyo avuga amagambo y'urukoza soni amagambo adahesheje agaciro igihugu kandi akavuga ngo bari kuba yabwira ngo abanzi b'igihugu amahanga yumva birabi avuga amagambo mabi rwose mu kanwa wayo ni shitani njyewe reka nkubwire nimba ushaka ndakora kampeni kandi kasuku turamwamagana umva nimba ushaka ndakora kampeni uraza kureba niba ari byo birashaka noneho turebe ufite imbaraga noneho ntagende nta content irimo nahindure hageza ngo rero mureba n'ukuntu mubona ari nde wamureba n'ukuntu asavuza ibindi bintu mbona bamureba mbona bigana uburyo bigana ibyiwe mbona bamureba cyema muso nkubwira ngo azangiza urubyiruko kwagiza benshi rero mu ntebe Shema ari kwandika comment n'abantu bakunda hahiye rero ndaje mbazanira episode nta kibazo uyu muntu azi kwitegereza ngo ni Shema mana we ariko gasuku niba ari nk'ingurube yogoshe iri mu kibata ingurube yogoshe asa nk'ingurube byo wamugana ntabwo mbona ingurube ari nziza shaka araryoha byo byibure ingurube iraryoha shayi ubuse kasuku wamurya ukumva araryoshye sha ya magambo yakuvugira mu nda yakuvugira mu nda aramutse ari ingurube umva cyane pe njyewe reka mbabwire njyewe sinzi tu njyewe nicaye mbizi rwose njyewe kasuku ndakwiteguye rwose pe icyo cyo kimenye wicara ubizi ndakwiteguye njyewe nturuka mu bantu nturuka mu muryango nturuka mu bantu nongera mbisubiremo nturuka mu bantu ariko ubundi kasuku agira famille nturuka mu bantu njyewe nturuka mu muryango nyamuryango nturuka mu bantu sha telefone iranzimanye ngiye gucaginga nari nejejwe no kujya kuri pano Jackson nturuka mu bantu wicara ubizi nturuka mu bantu Jackie Imana bw'umugisha mama ndagukunda kandi nukuri ndagushyigikira mu byo ukora byose uri umwana mwiza nturuka mu bantu zozo ubizi nturuka mu bantu bite shene uyu muntu kwandika ngo niba udaturuka mu bantu nawe usibye kasuku ese uraturuka mu bantu umuntu utukana ibitutsi bingana kuriya umuntu koko umugani wa Rozine runaka hayi yaturutse ngo runaka umwega kazima ka gift sheri makamanigani banzengereje ngeza ku kawani ke byibura ngiyewe reka nkubwire ngiye rwose kasuku niba utarunanabizi ndakwiteguye imbere y'Imana ndakwiteguye pe sha akia Mungu naze ndakwiteguye kabisa ndabaza Jackie yaba n'umusaza bazara kagwa ku ijambo wanyise umusazi Jackie ninde udaturuka mu bantu abavuga nk'ibyo kasuka avuga oya baba baraturutse mu bantu ahubwo indi byara mweru na muhima ubwo muhima ninde mweru ninde arahari ubwo nibyo none suje kuvuganira nda kare kurambabarire ntabwo ujya mu bintu bya politiki yaba n'uwo kasuku bombi ndabazi ntaho mpagaze ntugire aho uhagarara rwose uhihorera nawe kutarya indimira nazo ndya ntabwo njya ndya indimi nta ndimi njyewe reka njya ndya indimi kabisa kuhazana akasuku hano nkirebera umuriro ajya kwandi ajya abantu mukunda dukomeze tuwakirize ku ma YouTube binjiza ahangaza ni kwinjiza iki
hasi umugani nta kintu kirimo ahantu rwose. harya ngo nta kantu kaboneka harya. ubu rero mugize ngo ndamubaze, ntabwo ndamubaga, ntacyo ndi kuvuga. Yari ari kutubwira ngo tugure mega, mutegure mega, mushaka udutebe twicare muri komenti. Soni. Gasuku nabibona ko ari bukwerekera. Ibice ari bubone. Aramwereka icyo atabonye. Naranyereka iki ntabonye se. Ari njye nawe ninde wakera kundi. Wasoje kubaza Jackie Rata? Ahubwo se wasoje ko numva usa nkaho uri muri campaign hano. Reka nasoje rwose, manura. Tubukishwa rero aveshwa hangaho, ureka kuza tera abantu seseme. Na wundi ushaka kumubaza ngo Jackie yiryamire. Ejo twiheresho uwo mweru na Muhima. Gose ura yaraje kuvuga ibiki yo gatsindwa n'Uwiteka. N'abambari be bari kuza. Ntabwo ko bafite fake account. Ndabazi. Ariko Shema nagende. Ngese bamugare ngo Jackie nicyo atabonye. Yegora niki ntabonye koko. Yego ndacyabona. Oya nanone ndacyabona. Reka mbabwire buriya amaso abereyeho kureba no kubona. Oya bari kuvuga mu byo yavuze. Muzarebe niba ari bishyashya azazana nabihari. Ahubwo ninjye uzabazanira ibishyashya ngabatungura. Niko bimeze. Ni ibikiza azabazanira bishyashya sibyo kuza gutuka umuntu no kuza kumusesereza muri background yiwe akaza kuyikinatamo yo gakinwa no yo kicwa na Nyamunsi akaza gukinata muri background y'umuntu akaza kuyikinamo. Sara wige nawe se bari quest ubaza iki? Senti wana gishaka charging umema ni gani? Yaga kazi nari charging amema ni gani? Bagwe gift pe. Abudi umuntu yavuze nta gutapinga nka gutanga gift. Wajya gwa shasheri nago na mwana w'umuntu reka ngumva bwiza ukuri.